twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani kugira ngo tugirire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri iki cyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe, tariki 17 Kanama 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 34 umurongo wa 4 kugeza kwa 6 n'umurongo wa 8 kugeza kwa 10. Igihe kigo twajya Yerusalemu, abatware bari bashyize Yeremiya mu buroko, babwira umwami Sedekiya bati, uyu muntu akwiye kwicwa kuko yavuga amagambo ameze atya, mu by'ukuri abaca intege abantu bose n'ingabo zisigaye muri uyu mujyi. Kuko kandi uyu muntu ntabwo ashakira rubanda amahoro, ahubwo arabashakira amakuba. Umwami Sedekiya arabasubiza ati, dore nguwo ari mu maboko yanyu, umwami ntacyo ari bubatware. Ubwo bafata Yeremiya bamujugunya mu iriba ry'igikomangoma Malikiyahu ryari mu gikari cy'inzu y'imbohe, bamumanurisha imigozi. Muri iryo riba nta mazi yari akirimo, ahubwo hari huzuyemo isayo. Yeremiya rero arigita muri iyo sayo. Ebedi-Meleki ava ibwami, asanga umwami aramubwira ati, mwami mutegetsi wanjye, ibyo bari abantu bakoreye umuhanuzi Yeremiya ni ubugome. Bamujugunye mu iriba, none agiye kugwa mu mwobo yishwe n'inzara, kuko nta mugati ukiboneka mu mujyi. Nuko umwami ategeka Ebedi-Meleki w'umunyakushi ati, fata abantu 3 mujyane gukura umuhanuzi Yeremiya mu iriba atarapfa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 40. Uhoraho agira impuhwe umbohore, uhoraho banguka untabare. Niringiye Uhoraho mwiringiro ntatezuka, nuko anyitaho maze yumva amaganya yanjye. Ankura mu rwobo rukanganye, ansayura mu nzarwe ndende, arampagurutsa ampagarika ku rutare, ampa gushinga ibirindiro. Yampaye guhanika indirimbo nshya, ndirimbira Imana yacu ibisingizo biyikwiye. Benshi bazabibona bayigirira igitinyiro, maze bakurizeho kwiringira Uhoraho. Ngewe ndi umukene n'indushyi, ariko Uhoraho azanzirikana, kuko ni wowe muvunyi n'umukiza wanjye, Mana yanjye, ntutinde kungoboka. Uhoraho agira impuhwe maze umbohore, Uhoraho banguka untabare. Isomo rya kabiri ry'Uhoraho yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 12 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Bavandimwe, natwe rero duhagarariwe n'inteko ingana icyo y'ababaye intwari mu kwemera, bikwigobotoreye imizigo idushikamiye n'icyaha gihora kiducogoza, maze tuboneze inzira ubutagerura mu ntambara twahamagariwe, duhanze amaso Yezu, we ntangiriro n'iherezo ry'ukwemera kwacu, wowe wemeye guhara ibyishimo byari bimukwiye, akiyumanganya umusaraba adatinya ko byamuviramo kimwaro, nuko kuva ubwo akicara iburyo bw'intebe y'Imana. Koko nimutekereze uwababajwe cyane n'abanyabyaha bari bamwibasiye, agira ngo imitima yanyu itazacogozwa no kwiheba. Ntimurarwana bigeze aho kuvushwa amaraso mu ntambara y'icyaha murimo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 12 umurongo wa 49 kugeza ku 53. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa bati, nazanywe no gukongeza umuriro ku isi, mbega ukuntu nifuza ko wagurumana. Hari batisi mugomba guhabwa, mbega ukuntu umutima wanjye uhagaze kugeza igihe nzayiherwa. Aho nimwibwira ko nazanywe no gutera amahoro ku isi? Oya, ndabibabwiye, ahubwo naje kubateranya. Koko kuva ubu urugo rw'abantu 5 ruzicamo ibice, 3 barwanye 2, 2 nabo barwanye 3. Bazashyamirana umugabo n'umuhungu we, umuhungu na se, umugore n'umukobwa we, umukobwa na nyina, nyirabukwe n'umukazana we, umukazana na nyirabukwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Nyagasani yakoze kuba aguhamagaye no kuba nanjye mpamagaye. Aha tujye guhurira aha ngaha, tuje gukora iki? Tuje kuganira n'Imana. Tuje gukora iki? Tuje guhura n'Imana kugira ngo duhuze nayo buri munsi. Amasomo y'iki cyumweru ni amasomo aryoshye cyane, ajya kudufasha kwegera Imana, ariko turakoresha imbaraga. Ntugire ngo ni imbaraga ufite by'umubiri, igihagararo ufite, cyangwa izindi ngufu ufite,
ahubwo tugiye gukoresha imbaraga za roho. Kubera iki? Tugiye kurwana urugamba rwa roho, mu ngingo igira iti urugamba rwa roho, le combat spirituel. Buri wese rero areba ukuntu ajya arwana. Ese ujya utsinda? Bita bate umuntu muri kurwana nawe? Nzi ko wasubije ko ari umwanzi. Bita bate umuntu uri kugufasha kurwana? Ni inshuti, n'uwo mufatikanyije, n'uwo mukorana. Uko biri kose umuntu muri gukorana uzamukunda, naho umwanzi wawe we uzajya umubara nyine wumve wamuhitana. Nicyo ikigiye gutanga no munsi kurwana. Bamwe ari baba batangiye gufora imihoro yabo, kandi urugamba tugiye kujyaho biza gusoza ubona icyaguhesha amahoro. Kuko akenshi bamwe baza batubeshya, abandi bagaturyarya ngo batuzaniye amahoro, kandi ahubwo ari intambara agiye kutugirira nabi. Ni ngombwa rero ko tugiye kurwana urugamba rwa roho. Aya masomo agiye gutambukira n'iwanjye, tuze gusoza tubona ngo ni iyihe mpamvu utotezwa. Ubundi abantu benshi, wowe urimo nanjye ndimo, dukunze kubeshyira abandi tipo, tukahirikira ku bandi tuti uriya arambihiriza, uriya arantoteza, uriya arangambanira. Ntituze kwibaza vuba impamvu ibyo biba. Kuki bandwanya, kuki bantoteza? Turaza kubona impamvu ebyiri. Uzikurikire kandi uraza gusanga hari mwimwe yawe, bitewe n'uyu nguyu muri abanzi, uyu nguyu muri kurwana nawe, impamvu atagukunda cyangwa utamukunda, impamvu agutoteza. Icyambere kiroroshye ni uko wasanga uri mubi cyangwa ndi mubi. Impamvu ya kabiri ni uko wasanga uri mwiza. Iya mbere twayita innocent. Innocent ni umuntu umugira nabi. Hanyuma iya kabiri tukayita innocent. Ba innocent rero ni umuntu ugira neza. Buriya umuntu ashobora kukurwanya bitewe n'uko umugira nabi, urabangamye, tu es nuisible, uri umuntu mubi, ukora nabi, uri umunyamafuti. Nuko bigaheraho ushobora gutotezwa, uri umuntu mubi. Yamvuga igira iti n'abazimu barakengana, neza ugasanga ushobora kuba wubaha gusa n'abazimu kubera ububi bwawe. Ariko hari n'undi nawe utotezwa, wangwa kubera ishyari, kubera ko akora neza, babandi bakora nabi bakamurwanya kugira ngo ataza kubikira imbehe, kugira ngo ataza kubarega ku Mana. Akenshi dukunze kugira abandi mu buzima bwacu, ariko uza gusoza wibaza uti harya umwanzi ifite ni ku mpamvu yuko ndi mubi cyangwa ni ku mpamvu yuko ndi mwiza? Ngiye intambara ya roho tugiye kurwana muri aka kanya. Akenshi uzagwiza inshuti cyangwa ugwiza abanzi bitewe nuko nawe uza kusoza wireba uti ese impamvu ngwije abanzi nuko ndi umuntu mwiza cyangwa nuko ndi umuntu mubi? Impamvu ngwije inshuti nuko ndi umuntu mwiza cyangwa nuko ndi umuntu mubi? Kuki uri gutotezwa? Reka rero turwane urugamba rwa roho. Aya masomo akubiyemo abahanuzi baza kutwereka uburyo barwanya urugamba, naho baba bari kumwe n'imiryango yabo n'abandi bose batavugaga rumwe. Tuze kureba uburyo batsizera maze natwe tubigireho. Umuhanuzi wa mbere mu isomo rya Yeremiya, uburyo mu gihe cy'abamutoteje bakamugira nabi kugeza n'ubwo bamurushye, nanjye kuvuga mu mazi abira mu cyuzi baramuroha kubera kumuziza kuvugira Imana. Ngo wa muhanuzi uvugira Imana none bari kumuvuguruza. Yeremiya aramutse yibeshye akavuguruza Imana, bamukomera amashyi. Nguko rero ko amaherezo y'intungane, amaherezo y'umuntu uvugira Imana, Imana rero iramuvugirira amurokora. Yeremiya rero birangiye bamurokoye, ariko abanzi be barakomeza bamuhigahige bamutoteze, kuko Yeremiya atari ku ruhande rwabo. Yeremiya ari kuvugira Imana mu gihe abandi bari kuvuguruza Imana. None se uruva bazumvikana? Uruva atazatotezwa se? Ari gutotezwa ku mpamvu y'ubutungane, ku mpamvu yuko ari umuntu mwiza, innocent. Iyo ndi rero muri bibaza buri munsi ati uhora agira impuhwe maze umuhore, uhora abanga uko ntabare. Amen. Uwo ni Yeremiya urimo gutabariza Imana mu iriba mujukunyemo, ngo Nyagasani murabahore amukura aho ngaho, amaherezo Nyagasani azamugoboka. Nawe isomo rya kabiri no mu ibaruwa yandikiye Abaheburayo harimo intambara ya roho, ubwo ku mpamvu y'icyaha tugomba kurwana nacyo mbaka dukurikiye Kristo washoboye gutsinda. Ati ntimurarwana bigezaho mu bushwa amaraso mu ntambara y'icyaha murimo. Amen, amen, amen. Kurwana, hari icyaha uri kurwana nacyo muri no minsi? Hari ikibi uri kurwana nacyo? Umuhanga niwe wavuze ati igihe uzumva nta kintu kigusatiriye mu kiri guhanga nacyo, uri kurwana nacyo, attention danger de mort, uzamenye ko ugiye gupfa. Kuko nyine ugiye gupfa
nta kiba kikurwanya. Niyo mpamvu niba uri kurwana ni ikimenyetso cy'uko ukiri muzima. No combat spirituel. Ni nayo vanjiri twakiriye none irimo kurwana, irimo guhangana. Kubera iki? Batisimu ya Nyagasani yerekeza ku rupfu n'izuka bye. Yesu uzatuma abantu basubiranamo, uzatuma ikibi kijya habona, uzazana urumuri, la transparence, bityo umwijima n'urumuri bikarwana, bityo ikibi n'ikiza bikarwana, bityo icyaha n'ubutungane bikarwana. Ninde uzatsinda? Ngo kuko Yesu ashaka gutuganisha heza, ubwo yabijije mu mvugo ishushanyo y'ubuzima tubamo y'urugo, nyirabukwe na mukazana. Iyi vanjiri umukecuru mwigeze yumva, none atavuga ati ndangazwe disi we, burya niyo mpamvu mukazana wa Nyanyanga no mu ivanjiri babivuze. Yesu yavuze mukazana na nyirabukwe bitwerekeza ku bantu baba bahanganye, umwe ari ku ruhande rwe undi ku rundi, ariko yibaza uti uruhande ndiho ni rwiza, ni rwo Yesu yaba ariho. Uyu muriro Yesu azanye ntabwo ari kugira ngo dushye, ahubwo umuriro muri Bibiliya muri iki gice werekeza ku isukuriro. Yesu arifuza kudusukura, yazanye umuriro, wa muriro uzatwika ikibi, ugatwika ubugome, ugatwika ububisha, ugatwika ishyari. Uwo muriro rero Yesu atuzaniye kugira ngo dushobore guhangana n'ikibi, duhangane na se kibi kandi tuzatsinde. Ese uracyisukura? Uracyarwana urugamba rwa roho? Uracyatsinda? Gutsinda nta kindi, ntabwo ushobora gutsinda utari kumwe na Yesu. Ni ivanjiri uno munsi Yesu witanze kugira ngo dukire, arifuza kudusukura natwe. Yesu nacisha ikara ku munwa wawe, umunwa wawe urasukurwa maze uvugira Imana uko bikwiye. Wowe kubeshya, wowe kuba mu buryaya, mu kinyoma, ahubwo ugendere neza mu nzira z'Imana. Naho ubundi niba ikara rya Yesu ritarakunyuraho ngo igusukure, ushobora kuba ukivugavuga, ukibeshya n'izindi ngeso mbi zose, uwo mwijima, uwo mwanda. Yesu rero aje atambutse no vanjiri umunsi kugira ngo agutwike mu kibi cyose. Uri ku ruhande rwa mabukwe cyangwa uri ku ruhande rwa mukazana, uze kongera urebe abantu muri ku ruhande rumwe. Ese ni abantu bari mu murongo w'Imana? Yamvuye Ikinyarwanda igira iti ihene ntizirikaho iyawe. Icyo uzagendana n'inshuti mbi zagutoza ibibi. Ongera urebe abantu muri kumwe, abanzi bawe mupfiki. Ese ni wowe nyirabayazana? Ni wowe mubi cyangwa uri mwiza bigatuma bakwanga bagutoteza? Uza gukomeza ubyibazaho ko hari igihe ushobora gutoteza, wowe ukagenda uvuga uti baranyishe barandoteza, ariko se wasanga ubugome ari wowe ubwifitemo. Nuko rero ugashaka inshuti kugira ngo zigusigasire kandi uzishora mu bugome. Intambara yo impamvu utotezwa. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo pasiteri yagiye kubona, pasiteri w'urusengero rumwe agiye kubona abona umugabo wikubise imbere, ngo aramubwira ati pasiteri rero ndagira ngo uribuka ko amabati y'uru rusengero harimo 1/2 cyanjye natanze ku nkunga yanjye. Uribuka ko ziriya ntebe ziri mu rusengero ari nge waziguze? Uribuka ko biriya byuma bya sonorisation ari nge wabiguze? N'ibindi byinshi cyane akomeza mutondorera ibintu byose yakoze muri iyo kiliziya. Nuko pasiteri abanza kuvuga ati none se aje gusakambura amabati ngo ajyane, aje kubitwara? Pasiteri akomeza kurekereza yumva uko wa mugabo agiye gutwara bya bintu. Nuko pasiteri arekeza ati koko ni wabikoze. None rero nyuma y'ibi byose ndacyakomeza no kubafasha n'ubundi, nzatanga icyacu gitubutse n'ibindi byinshi cyane. Ariko hari akabazo nagize muri no minsi, mfite umwana w'umukobwa bazaza gusaba, akaba azashyingiranwa n'umusore utwara indege uzaba avuye mu mahanga. Ikibazo mfite nuko bazamura uruhushya rw'iminsi 3 gusa. None rero iyi minsi 3, umunsi wa mbere kuzaba ari gufata irembo, gusaba no gukwa dote. Umunsi wa kabiri kuzaba ari gushyingirwa mu murenge, mariage civile. Ku munsi wa gatatu gushyingirwa mu rusengero, mariage religieux. None rero pasiteri, icyo nagira ngo ngufashe, urumva umukwe wanjye kubera ko akora mu ndege, ni umunyamafaranga ukomeye, ntabwo wamuha uruhushya rw'igihe kirekire. Iyo minsi 3 ndi wamfasha kugira ngo uwo munsi umwe tuzakugenera uzashyingire uwo mwana wanjye, kugira ngo abone umugabo ukomeye cyane. Pasiteri arabe hirya areba hino, yibaza ukuntu agiye gushyingira
uwo muntu umunsi umwe gusa atarigeze amutegura, pasiteri baramubwira ati umva rero uri inshuti yanjye, ariko rero uwo musore niba koko akunze uwo mukobwa uko biri kose kubera ko ataritegura, igihe kizagera azabanze yitegure maze mbone kumushyingira. Ikindi kandi uramutse ushingiye umwana umeze utyo urumva ntaritegura online, byamera nyine nko kuguruka mu ndege mu gihe nta gihe yagize cyo kwitegura. Ikiza rero reka tube turetse igihe noneho azashyingirwa yarabyiteguye birambuye kugira ngo urwo ruzakomere. Naho ubundi kwaba ari nko kujugunya umwana wawe. Reka tube twitonze igihe. Nuko wa mugabo areba hirya areba hino, maze ararakara bikomeye cyane, agenda ababaye, arakarira pasiteri ati koko unyimye serivisi n'ibintu nashyize kuri urusengero. Ako kanya wa mugabo ahita aragenda, aravuga ati n'urusengero rwose ndarusubiramo. Nuko arigendera ahindura idini, ajya ku wundi mupasiteri wagomba kumuha serivisi. Nuko ageze ku wundi mupasiteri mu rundi rusengero, araza aramubwira ati pasiteri rero nari nkuzaniye icya 10 gishyushye, ndifuza kubafasha ku rusengero kujya murubaka n'ibindi byinshi cyane muzanjyenaho muzajya mubwira, ariko mbere yuko ngenda hari envelope nari mfite gashyushye ukakire, ubundi ibindi tuzabivugana ubutaha, kandi igihe muzankenera amafaranga ndari nayo rwose ntimuzabure kunyambaza kugira ngo njye mbafasha urusengero rwacu rutera imbere. Nuko mugabo ngo aragenda. Ikindi gihe gikurikiyeho sinzi umunsi niba yaretse umunsi ugashira ngo aragaruka, maze abwira pasiteri ati pasiteri ubundi wabaye inshuti yanjye ariko mfite akabazo. Nuko njya kumubwira bya minsi 3 umukwe azazamo, ubundi agategurwa, ubundi agahita amushyingira ku munsi wa 3 kugira ngo asubire mu kazi byihuse, ejo bundi atazatakaza akazi. Ngaho nawe ukurikije envelope gashyushye bahaye wa musaza, ndashaka kongera kuvuga ku izina, katekereza uko bizagenda, niba koko umunsi wa mbere ari dote, koko umunsi wa kabiri mariage civil, umunsi wa 3 mariage religieux. Tekereza nawe pasiteri uko agiye kubyakira. Nuko pasiteri wa kabiri yemera ko azabashyingira, ubundi ubukwe bukarangira, wa musore agahita yurira indege na wa mukobwa, ubundi bakajya kubana iyo hirya kure, ubukwe bukahorarangiye. Igihe cyaje kugera nyuma yo gushyingirwa, ntuze guhita umbaza uburyo ubukwe bwarangiye, kubera ko naye ntaza kwirwa nkubwira uburyo urugo rwaje kurangira online mu kirere, nyine urumva ko byari by'indege gusa yari itezwe. Ibyo sinshaka kuza kubikubwira, ahubwo ndifuza kukubaza ikibazo. Ari pasiteri wa mbere, ari uyu wa kabiri, ninde wabaye inshuti y'uyu mugabo uje gushyingiza umwana? Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Mu kurwana urugamba rwa roho, reka dusoreze ku bintu 3 biza kongera nawe kugufasha kureba harya ubu umuntu turi inshuti ninde, kubera iki turi inshuti. Ese mu muntu service habaye iki, yampaye iki, cyangwa nyenda muhaye iki? Icya mbere, insengero zacu, kiliziya zacu, reka mvuge amadini yacu, nimukajya muza mudukangisha ibya 10 ati ngewe nturi cya 10 gishyushye, ngewe ntanga ubufasha, ntanga imfashanyo, ntanga ituro rya kiliziya rishyushye. Ubu rero nanyu mpe serivisi ikomeye cyane ngiye kugusaba, iminsi 3 mariage, mbega ubukwe buraha. Bayobozi ba kiliziya muhe maso. Hari umuhanga wavuze ati umunsi byagushyikiye muyobozi wa kiliziya, umunsi abayobozi ba kiliziya bazabaho nta bitotezo bari guhura nabyo, umunsi kiliziya biho mu mudendezo mu mahoro, nta gitotezo iri guhura nacyo, abayobozi bawe bazegure. Amen, amen, amen. Nta kindi bivuze, niya ntambara Yesu yavuze mu ivanjiri. Niba nta mukazana ufite, niba nta maboko ufite, babandi muri guhangana, ushyiraho utubazo 12. Birashoboka ko nyine uri umuntu mwiza, ni byiza. Biranashoboka ko uri umuntu mubi, wa mu utakwica n'imbeba yapfuye, laissez faire, byose ukabireka bigahita bigatambuka, udashobora kurwana. Bakaza bakagusenyera inzu, ntugire ikintu uvuga, ati ntaza kwiteranya. Abo bene abo barahari, laissez faire.
ukara ikintu bigatambuka bigahita kubera iki? Kwanga kwiteranya. Ati ntaza kwiteranya, nuko byose ukabyohokaho ntuzambaze bizakurikiraho. Wagize ngo ubwo si mu bwoko bwa ruswa? Mbega abayobozi pasiteri mbega wowe nawe ni uri mu bakangisha icyacumi amaturo aryoshye ashyushye, umenye ko utari kuvuga rumwe na Yezu. Icya kabiri twazirikana kimeze nk'intambara se kibi dushaka gutsindamo, ni abantu benshi bategura ubukwe aho gutegura urugo. Nibwo uzasanga twakoze ibirori byihuse bishyushye, byari n'ijya huti byari bihumye, ukaza gusanga twateguye ubukwe gusa buraryoshye bumeze neza, amamodoka n'indege tugenderamo, ariko urugo nyuma y'iminsi 2 ati nukunanganaga urugo rifata rusenyuka kubera ikintu bubakiwe nyine online mu kirere, ibintu byo kuguruka gusa by'indege nibyo abantu benshi bagiye bahugiramo, bakiba gutegura urugo. Bakristo bavandimwe, gutegura urugo nacyo kigezweho ubu ngubu koko, gisaka mu gushyingirwa rikamara igihe kirekire ritegurwa. Gutegura ahantu uzaba ubuzima bwose kumara igihe kirekire uhategura. Rero nuza huti byari bihumye bizarangira kuko nawe utanze icyacu mugatanga amafaranga kugira ngo ukore ubukwe, ariko biragoye ko uzatanga amafaranga, biragoye ko wanayabona ayugura urugo rwiza ni ijuru rito. Ingingo ya 3 anayo tujya gusorezaho nibyo tujya tuzirikana cyane mu cyumweru cya mashami, uburyo Pilato na Herode ngo buzuriranye, ngo babaye inshuti kubera iki? Ngo babaye inshuti gusa mu rupfu rwa Yezu, bagiye kugambanira Yezu, ngo nigo babaye inshuti. Nawundi kera ngo barabanzi. Uze kongera kuri ifoto y'umuntu muri inshuti, ese gucyura inshuti na runaka, gucyura umwanzi na runaka. Wasanga impamvu uri inshuti na runaka muhurira ku ndaya, mugahurira mu kabare, mugahurira mu ngeso mbi, mugahura gusa muri kugambana, muri kuvuga undi muri mu nteko y'abaneguranye, ugasanga naho mwabereye inshuti gusa. Bene abo ngabo nyine ntacyo muzapfa, muzaba muri inshuti, ariko imbere y'Imana muri guhurira ku kibi, muri guhurira mu ngeso mbi nizo zibahuje. Aho se wagize ngo haraho mutandukanye na Pilato na Herode, ngo uko tuzatsinda urugamba bamwe twibanze ku nshuti zacu zidushora mu ngeso mbi tukazikurikira, kaza kurangira zidushoye kuzimu. Nyamara Yezu aratwinyiga kugira ngo abe dukurikira kandi tumukurikize buri munsi. Niwe warwanye agatsinda, natwe azadutsindira nitumukomeraho urugamba rwa buri munsi. Mwese mugire icyumweru cyiza, Imana ibaho umugisha. Na Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Kugira ngo Umukuru wa Diyosezi ya Cyangugu.